gatanu yego ariko umutoza Umunyatuniziya se oya sinzi uwo ari we sibyo none se oya ariko kuri chairman wa APR amakuru mfite yizewe y'ubwino niwe muntu wenyine uri mu biganiro n'umutoza bo babiri ubwabo abandi babiri ubwabo nta n'undi muntu ufite nimero ye abandi bari guhimba aho nigiye shiriro bibiri uretse abayobozi b'icyubahiro ha raporo of course bo hejuru ariko ibyo kuvuga ngo wasabye ariko ngo niwe cyangwa nyuma kunirwa kuri negociation oya bari sibo bari twavuze sibo amakuru avuga ko hari impinduka mu buyobozi bwa APR hari cyo yaziho naya nyumva nawo reka Karenzi wakurikiye neza uriya munyatuniziya bivuga ko ageze ahangaha umushahara bikanga ariko se waramubonye yarahageze ko wapfa kubimenya se ari muri hoteli muri ibihe bya transfer n'ibihuha mujye mureka ubwo niyo mukabaze kandi n'umuntu bize Karenzi transfer abarinde se uretse mujye mureka umuntu avuge transfer ye kuko nuyibazaho Karenzi ntago agezemera arazisimbuka zose oya gute se rese abuse uzi yakwajije arabajite wabonye ifoto ye abuse waramubonye genda baza hari umufotoye ariko rero Karenzi mukuri waramufotoye narumvise ngo ari muri hoteli Kigali ukaba ufite kifananyo cyo vuga ngo namufotorera inyuma ariko umuntu yaza muri hoteli akajya Minadefa akagaruka hakabura n'umu ikipe yajesha ariko ugaragaza kandi ibintu byo muri APR bikorwa mu buryo bw'ibanga bwa bucece naramubwiye ni umuntu yakuyobeje ati ngiye kuguha ifoto niba ndacyayitegereje niba nyumva ahubwo uwo muntu w'amara makuru ntazongere kumwizera njyewe natungwa buryo byaba byihuse bigahita bimenyekana mu kanya nk'ako guhumbya kandi afite uwamuhaye amakuru pe reka muri transfer umuntu kandi yizeye muri transfer ariko umuntu arakuyobya kandi umwizeye nicyo kibazo aho niho ushaka kwereka ko wenda mutize ibintu niho murangiza naho ngaho aho niho ayigemura gukorera gashya by the way reka turebe reka tugane ku musoza nimugorana izo mpinduka zirahari koko hari bivuga ko ari niba ikipe izasohoka niba zihari koko ubigomba gusohokana bashyire ku mpinduka bazigaragaza imbere ntazo sinzi impinduka uvuga niba wenda uvuga uti bashobora kongeramo muri komite imyanya ituzuye bakuzuza komite ariko ntabwo n'imyanya kwanze irayiburamo muri komite tubwire se wowe ariko babishaka hariyongeramo nde ndamuzi ko nkubajije nzi wasabye akazi muri kandi rero uvuze iyo nkuru kuko nta SG ifite nta visi perezida uhari iyo myanya yose SG visi perezida ariko nta buryo bwabo bari bavuze ko bazashyiraho nta muvugizi wa ekipe ngewe amakuru mfite harimo ibintu byinshi ariko nyine bisanzwe bya pero bizi ko biba birinda ari ibanga rikomeye ariko hari ibyemezo bikomeye nko kuvuga ngo mu izamu rya pere ushobora gusanga pere ari we uri byimbye umwaka utaha nta munyamahanga uje twiyakire rero hakiri kare turebe kwigora kuko ugomba iyo n'indi ngingo yiyongera kuri sake wa muhazi mu byo mu ntekerezo zacu niyo uri ku rugamba rwo kujya mu matsinda ukagira ibyago ugakubitana na Wydad Yvire mu gikombe cy'isi Pierre ari mwiza yakubita umunani kuko usigara wifuza ibidashoboka wari ufite umwanya wo gushaka abakinnyi uhita usiga gusenga gusa umwanya uhagije wo kwiyubaka kubona umutoza nubwo ataraza agomba kuba ari izina rikomeye nibwo ari ibintu muzarebera kuri APR umwaka wese agomba kuba yarageze mu matsinda no kudatombora muri biriya bikipe ikitombora nka Sek Mimoza ukareba igipimo hari kandi yayipiga byoroshye batiyubatse ihora ari icyo Sek Mimoza barabagura Julien Chevalier yakubitira hari tukavuga ihora igurisha abakinnyi beza bose baragurisha reka dusoreze hano nari mugoroba hari ikindi kiganiro cy'amasaha 3